umuntu ugenza ute wiyobagiza. Hari abatabizi, hari ababizi biyobagiza. Umuntu wiyobagiza ahanishwa igihano kibabaza, kandi uwanga gucyahwa azagenza ate? Azapfa. Imana izabarinde gupfa. Mu izina rya Yesu Imana ibarinde kwiyobagiza, kuko wiyobagiza ahanishwa igihano kibabaza. Ariko dufite n'abatazi, nicyo gituma dufikwiriye gufata umwanya tukigisha abantu. Harimo n'abatazi, ariko dufite n'abiyobagiza. Niki nifuje ko tuganira uyu mugoroba kuri wa muryango wacu tugarukaho. Nashakaga kubabwira ibintu bingana n'imyaka isimaze. Ntukaje ubwira umuntu, niba umuntu, dufite abantu benshi bazi ko abantu bamugaye, nkaho nubwo yamugaye atamuhamagaye izina rye, agahora amuhamagara izina ry'ubwo bumuga afite. Niba yararemaye karema, Imana nsenga ibabohore. Kirazira muri icyo gitabo cyitwa Developing, iyo ubwiye umuntu ko nta bwenge agira, ugakomeza ukabibusubiramo ko ntabwo agira, ubwenge bwe burabyakira koko akabubura. Imana ibakiza amagambo nkayo. Nkunda kubwira abantu batatu umuntu atinya mu buzima, kankababwira koko muzakazirikana. Abantu batatu ugomba gutinya mu buzima bwawe. Abo bantu batatu ukabatinyuka, iyo cyose bagezeho ukajurashiraho akantu. Buriya umwana ni umutware. Dufite ababyeyi benshi, kuko mufite ubushobozi kuri abo bana banyu, nimwe mufite amafaranga. Bakakubwira ku ishuri ikayi ryashize, maze umubyeyi akamuhika yavuze korowani, nanga ko mutayisomye. Hama n'amagambo menshi cyane, urukwiga usiga iki, kamutongerera ukuntu. Ndetse kwiga amakuru y'ahandi yambabaje, ariko Imana ihindura amateka. Imana ihabwa icyubahiro. Umwana wari umuswa mu ishuri, murakibuka ko kantu umwana agafasha. Umwana w'umuswa mu ishuri kugeza igihe abantu bize uburezi ariko babaswa, niko nabiso n'umuswa. Afata amakaye umwana yajugunya hasi, genda uri umuswa nta nicyo uzamara. Dufite n'ababyeyi baje babibwira abana. Mu gitabo dufite cyitwa Developing, iyo ukomeje kubwira umuntu ko ari ikirigoryi abacyo. Munyemerere mbabaze ni ngombwa. Mbese umuryango urimo abantu badakora nawe ushobora kugira amakimbirane? Ko mucecetse yego? Mu bintu byangiza umuryango ubunebwe buza ku mwanya wa mbere. Niba hari ibintu dufite ntafitiye umwanya, cyakora ngera ku kintu nkumva noneho niho bimpaye umwanya wo kuzakibwiriza nk'ejo. Nk'ejo namwe muzansengera igihe nzabirangiriza. Kuko reka mbabwire, niba hari ikigeragezo dufite muri iherezo ry'imyaka, n'abantu dufite badakora. Ngiye gusobanura itegeko Satani arwanya, muzumve ko ari naryo rikomeye kurenza. Dufite abana b'abasore babyuka barara baryamye, bakirirwa baryamye. Mwarabibonye, arara aryamye akirirwa aryamye, agapororondera no kumanywa neza. Ukabona ibintu byitwa kuryama, cyakora muri amategeko y'abanebwe ngo nta mpanuka ibera mu buriri. Mbese bari kwirinda impanuka. Ikibazo gikomeye cyane. Abana bacu bakabaho badakora, ariko twaraye dusubitse kubera igihe twakibuze, kugeza igihe ubwo bunebwe abana b'abakobwa babushingirano kugira ngo basibanganye ibimenyetso. Kubakira urugo rwawe ku marorerwa nkayo, uriho urivuma. Nshuti yanjye, uriho urakora ibintu bitazasoza. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Ngoroba ndabakiriye mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana bane namwe. Sinkanezererwe ngo mubabare. Amahoro y'Imana bane namwe. Turabanezerewe kandi turabakiye. Twanejejwe nuko twagize abashyitsi bacu. Hari ababa mwatwiyeretse ko mwaje nk'abashyitsi. Turashimira n'abandi babifata nk'ibyabo, ntimwirirwe mumanika cyangwa muzamura ikiganza, ariko mwese twababonye kandi turabakiriye mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana abe hagati yanyu. Karero muri uyu mugoroba tugerageze kugira ngo tuze kuzirikana iyi gahunda y'amateraniro mu gitabo cy'Imigani gice cya 14. Tuzirikanamo cyane umurongo wa 34. Abo tutabanye muri amateraniro twabonye ko twagize abashyitsi benshi kandi ba mbere baje bwa mbere, kanabo tubafashe tubinjize mu isomo ryacu. Ni Imigani 14 umurongo wa 34, gukiranuka gushira ubwoko hejuru. Haleluya.
ariko ibyaha bigakoza isoni imiryango yose. Icyo nicyo kintu twatinjeho ubwenge cyane, kandi twazirikanye Migani 14 murongo wa 11, urugo rw'umunyabyaha ruzasenywa. Ibyaha birasenya, nibyo tumaze iminsi tuganira. Ariko kandi ikintu cyiza twabonye, ihema ry'umukiranutsi rizakomera mu izina rya Yesu. Mbese mu kindi kinyarwanda, gukiranuka gutuma umuryango wawe ushirwa hejuru kandi ukagubwa neza rwose. Migani 15 murongo wa 13, umutima unezerewe ukesha mu maso. Kugira ngo twubake imiryango bisaba ko tuba dufite amarangamutima meza, tunezerewe, dukeye, nta kubigira intambara, abantu kandi bakabana mu muryango ari abavandimwe. Ngira ngo rero tukabona umurongo wa 15 twawibanzeho cyane, iminsi y'umunyamabaro yose aba ari mibi, ariko ufite umutima unezerewe ndashima Imana ahora mu birori. Intego y'aya materaniro rero nyamukuru nuko twese tujya mu birori. Nubwo twaba twaratangiye nabi, ntabwo ariho tugomba guhoza ubwenge bwacu, kuko umuntu ashobora gutangira nabi kandi akazasoza neza. Nibyo? Oya ntimunyigirije, nibyo? Mwakoze cyane. Turashimira rero abagiye batubanziriza mu byigisho bitandukanye. Twabonye ko icyigisho tumaze kwiga, twabonye ko umuntu ashaka kuba imbata ariko akabaturwa. Rero biraterwa n'amahitamo washize imbere yawe. Mu gihe gito sigaranye cy'uyu mugoroba, hari isomo twasubitse mu gihe cyashize, turiko turakomeza gusatira icyatuma iwacu hahora ibirori. Mu bintu rero bituma iwacu hahora ibirori harimo no gufata iyi mibiri yacu neza. Nibyo? Ko mutanyikirije, sibyo? Kandi icyatuma iwacu duhora mu birori, tugomba gukomezamo amategeko y'Imana. Cyangwa se murakagira Imana? Murakagira Imana inshuti zanyu. Ngira ngo tware tuganiriye n'abariye abantu bakomeye n'aboroheje kugira ngo bashobore gutsinda, bagisha Uwiteka iki inama. Reka imiryango yacu tuyubakire ku Mana. Mu butumwa tubwiriza busozi y'isi tubufite mu gitabo cy'ibyahishuwe, kandi tubufite mu gice cyacu cya 12 umurongo wa 6. Hari ubutumwa bw'abamarayika batatu nifuza ko muzirikana cyane muri uyu mugoroba, kugira ngo mwumve ko mu miryango ariho ubutumwa bwose buhera. Ibyahishuwe igice cya 14, ndasoma mpereye hariya umurongo wa 6. Ibyahishuwe handitse ubutumwa bw'abamarayika batatu umurongo wa 6. Nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, ngo abubwire abari mu isi bo mu mahanga yose. Murankurikiye? Oya mukanguke tuvugane. Mu mahanga? Mu mahanga yose. Ngira ngo murabibona ko turabubwira bo mu mahanga yose nyabuna. Turabubwira abo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko angana iki yose. Ariko ingingo nyamukuru irabwirizwa mu mahanga yose, ariko birabwirizwa mu miryango ingana iki yose. Muri buri muryango hose hagomba kumvikanamo gukiranuka kw'Imana. Ntabwo twashobora guhangana n'ibigeragezo n'ibiza bihaba tutabanye n'Imana. Ntabwo bishoboka, kuko mu muryango niba abantu bose bimitse ibyaha, ubwo harakurikiramo umwuka wo kwihorera. Umwuka wo kwihorera, nangirira nabi ndageza mwishura, ngiye nanjye arambona. Harimo guhimana, harimo uko ibintu bisa nko guhangana. Ariko ubutumwa bwiza nibugera mu miryango, ndashima Imana ko amateka azahinduka. Imana ihabwa icyubahiro. Ubutumwa bwiza bukwiriye kubwirizwa mu mahanga yose mu ndimi zose, maze avuga ijwi rirenga ati mwubahe Imana kandi mugenze mute muyihimbaze. Ndagira ngo ndarikira abantu bose kubaha Imana. Impamvu tugaruka ku kubaha Imana niyo ngingo tujye kuganiraho. Ntabwo twubaha Imana mu kuyivuga mwitangira no mwirangiza dusenga, ahubwo twubaha Imana cy'iryo zina ryakoze mu mibereho yanjye. Ngira ngo twaraye tuganiriye Yosuwa, ikibazo gikomeye cyatumye ataruhura Abisirayeli. Itsinda rya nimugoroba twari kumwe twaganira Abaheburayo igice cya 4,
ngira ngo nubwo twahacaga tugenda ariko twagerageje kuhaganira, twaganira Abaheburayo igice cya 4, tuganira uburuhukiro bune Imana yageneye abayizera. Ariko uburuhukiro bwo ku murongo wa 8 muri Yosuwa bwabaye ikigombero, ubwo hanuzi ntibwasohoye kuko Yosuwa ataruhuye Abisirayeli. Ariko umurongo wa 7 twabonye ko Yosuwa ananiwe kuruhura Abisirayeli, Imana yongeye gutoranya undi munsi ari uyu ivugira mu kanwa ka Dawidi nubwo hashize igihe kirekire. Ayo magambo akongera gusubirwamo, aravuga ngo niwumva ijwi ryayo uyu munsi ntiwinangire iki yemwe umutima. Nubuhe buruhukiro rero? Ni uburuhukiro buhamagarira abantu kwihana. Muri uriya muryango kwa Dawidi hari habayemo icyaha cyangwa icyasha, kuko kwa Dawidi uriya mugabo witwa Dawidi yari yagize icyaha ni iki twarakiganiriye. Irari riratwita rikabyara icyaha, icyaha kikabyara urupfu. Ndasubira mu magambo ari muri Yakobo. Kwa Dawidi rero umunsi umwe yakoze ikosa nifuza ko tuganiraho, ariko dukomereza ahantu twahageze gato, ariko uyu munsi ndifuza kuhagaruka. Niki cyateye umuryango wo kwa Dawidi kubamo igikomere, maze Dawidi nawe agakenera uburuhukiro? Kandi mu Baheburayo igice cya 4 Imana ikamutangaho urugero, mbonye umutima wanje wishimira nkande ka Dawidi. Ni muntu ki? Byari byagenze biti? Byari byazanye amakimbirane akurikira ku kintu abantu benshi tudakunda gutekereza, ko dushobora kubaka umuryango amategeko y'Imana atarimo. Munyamare mbabazi, mbese amategeko y'Imana mu muryango naho arakenerwa? Ntago munsubije arakenerwa cyane. Subwo mwanyemerera mukampa nk'akantu gato cyane, nirihe tegeko ryakwicwa mu umuryango wose ukabigenderamo? Kwese mwambwire ntacyo. Dufite amategeko 10, ntacyo mbwira muri mwe umbwira uko byaba biteye ikibazo mu muryango. Yose ubwo mukunsubiza ariko muba nabi. Hese mwabaye iki uyu munsi? Mbwira nibura umwira uti kuri itegeko rya kangahe bigenze bitya byagenda bitya, kagira inkuru. Ngaho mumbwira uko byagenda. Yego tate, tegeko rya 5 rivuga ngo ubahe so na nyoko kugira ngo urame. Kwese wabasuzugura ko bashaje. Byagenda biti iryo tegeko ryishwe mu muryango, hazamo ikihe kibazo? Tabona byabananiye. Ntimunsubiza simfashwa rwose. Ntabwo mbashyikira, sinzi uko byagenze. Buriya nta tegeko mu muryango, none ubwo amategeko mu muryango niyo atabamo nta kibazo kirimo. Irya 6 n'irya 7 nirya nababajije nti ngaho mbwira itegeko rya 6 riravuga ngo ntukice. Umwe mwagize umuryango yishe, ikibazo kirimo n'iki? Vuga rero, nwese ubwaho nababarije mvuge ngo iki? Baramufunga, aha abasigaye bazagemura, ubwo umuryango nawe ukozweho. Ubu se buri umuntu agiye akiba bitwaye icyo umuryango? Hega ndabona mutabishyikira. Ntacyo bitwaye? Ntacyo bitwaye. Biragitwaye kinini cyane, kuko ni wiba hari igihe bizasaba ko muriha. Ni muriha abasigaye bose basigara bakene kubera umuntu umwe. Nagira ngo mwumve rero uyu murongo cyane muzirikane, kuko nibwo butumwa tubwiriza. Ibyahishuriwe 14 murongo wa 6. Mwubahe Imana kandi mugenze mute muhimbaza. Kubaha Imana kujyana no kwihimbaza. Kuki bagarutse ku ijambo guhimbaza? Kandi turi ku ngingo yacu ko ufite umutima unezero wahora mu birori. Umuntu wamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza we akababarirwa ibyaha bye, ndashima Imana arahimbaza, kuko araririmba akumva arahimbawe. Ngira ngo hari n'indirimbo tugira, zajya musingiza mpimbawe n'urukundo rwe, ko yambonereje aheza mu ijuru. Nakoze guharana agahinda, umunsi umwe muzanezerwa. Ariko uriya yumvaga ahimbawe no kuzane. Iyo umuntu yamaze kwihana akakira Yesu nk'umwami n'umukiza we, inshuti yanjye, mu izina rya Yesu Imana ibakundishe kwihana.
kuko Bibiliya irabimbwira ngo uwizera akabatizwa azagenza ate? Azakizwa, arabohoka, akava mu bubata bw'ibyaha, akanezerwa. Kuko kwihana ni ibintu bibiri ubukorewe, ni ukumenya amateka yawe ya kera ko ari mabi. Ibihembo by'ibyaha ni iki? Ni urupfu. Ni ukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, uhindura andi mateka, ibyakera bikaba bishize, byose bigahinduka bishya. Imana iguha amahoro. Uwo rero wamaze kubabarirwa, iyo aririmba, araririmba agahimbaza iki yemwe? Imana. Noneho mwubahe Imana, muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu imanza kigenza gite? Gisohoye. Abantu bakuru bari hano rero, igihe cyose musomye ijambo mugasanga mu rubanza, ubwo bivuze ikindi, bivuze amategeko. Igihe cyose iyo baca urubanza, reka ntanga urugero wenda mu nkiko aho twagiye kuburana, ku rubanza ruregwamo kanaka rega kanaka, mwene kanaka, kwa kundi babivuga ku kibazo cyangwa se ku cyo yari yararege, ku kirego cye, niba ntanabivuze neza, ariko dusuzumye urubanza mu mizi dukurikije ingingo ya 5 agaka ka 5, sinzi icyo ndi kumva niyo mwarigeze mujyayo, twanzuye ko kanaka atsinze cyangwa agenza ate? Aratsinzwe. Igihe cyose bageze mu guca urubanza, iteka hagaruka amategeko. Igihe rero cyo mugarutse mukumva mwubahe Imana, 2 muyihimbaze, 3 gucira abantu imanza bigenza bite? Bisohoye. Ubwo bivuze ko amategeko agaruka mu 10 y'Imana, maze abantu bose bige kuramya iyaremye ijuru n'isi, inyanja n'iki yemwe? N'amasoko. Iyo tugarutse ku kuramya inyanja n'amasoko, tuba tugarutse mu mategeko 10, ariko tukagaruka ku itegeko ryihariye rya 4 riratubwira ngo mu minsi 6 mwabivuyemo. Oya ntimuhari. Mu minsi 6 uje ugenza ute? Uje ukora. Wa 7 ugenza ute? Uruhuke. Uyu mugoroba rero rashakaga ko tugaruke kuri iyo ngingo. Dufite abantu benshi badatekereza cyane kuri iyi mirongo. Igitabo cyo kuva shama gatege twihute cyane. Hari ahantu nasubikiye isomo ryacu nifuza ko dusubukura, abo twari kumwe ni mugoroba mu kuva igice cyacu cya 32 niko ntekereza, cyangwa 31 nimpagera ndababwira, ariko tugiye indanye. Ni byiza cyane kuva igice cya 31 nifuje ko muzirikana ibi bintu bikurikira. Ngo imbere hari ibintu byinshi nikumva Imana iramfasha birahura. Mu kuva igice cya 31 murongo wa 12, itegeko ry'isabato, Mose ahabwa ibisate by'amabuye 2, kandi byariho icyo bari gusoma ibihamya. Uwiteka abwira Mose ati, kandi ubwire Abisirayeli uti, ntimukabure kuziriza amasabato yanjye, kuko niyo kimenyetso hagati yanjye namwe mu bihe byanyu byose, kugira ngo mumenye ko ndi Uwiteka ubeza. Haleluya. Ayo magambo si yumvikana? Ni ikimenyetso hagati y'Imana n'abantu, kugira ngo bamenye ko Uwiteka ari we weza abantu. Arakomeza ku murongo wa 14, nuko muje muziririza isabato kuko ni yera, kuri mwiyiziruye ntakabure kwicwa. Umuntu wese uzagira umurimo akora kuri yo azakurwe mu bwoko bwe. Umuntu ugerageza kugira ibintu akora ku munsi w'isabato akurwe mu bwoko bwe. Mu minsi 6 imirimo aba irimo ikorwa, ariko wa 7 ni isabato yo kuruhuka yerejwe Uwiteka. Niba ari byo nsomye simbizi. Umurongo wa kangahe? 15. Uzagira umurimo akora ku munsi w'isabato inshuro ya 2, nanone ntakabure kwicwa. 16. Nuko Abisirayeli baziriza isabato, bashye bayitondera mu bihe byabo byose, ibe n'isezerano ridakuka. Burya ni ikimenyetso cy'iteka ryose hagati y'Abisirayeli, kuko iminsi 6 ari Uwiteka yaremye mo ijuru n'isi, n'isi kuwa 7 akarorera agenza ate? Akaruhuka. Ntabwo Imana yacu yari inaniwe kuruhuka isabato, ntabwo Imana ijinanirwa. Ageze ku murongo wa 18 avuga ikintu gikomeye. Amaze kuvuganira na Mose ku musozi Sinayi, Uwiteka amuha ibisate by'amabuye 2 biriho ibihamya, ariko ibyo bihamya byandikishije iki? Urutoki rw'Imana. Abahageze muzi ko izindi nyandiko zose za Bibiliya mujya mubona ko basoza igice bakavuga ngo kandi akanwa k'Uwiteka niko kabivuze.
ubwo bivuze ko abahanuzi bandikaga ibyo babwiye n'Uwiteka, ariko ikaramu y'abahanuzi akaba ariyo yandika. Ariko bigeze ku mategeko 10 y'Imana, ntabwo ari abahanuzi banditse, ni Imana ubwayo yaje kugenza gute kwandika. Kandi ibi bintu usomye byanditswe n'urutoke rw'ikiyemwe rw'Imana. Kandi reka nkubwire, usuzuguye niba umuntu agutumyeho ubutumwa ukabusuzugura, ugusuzuguye nde? Okay, ni nyirabwo wakoze cyane. Niki nifuje ko dutinzaho ubwenge uyu mugoroba, ngiye gufata ibintu nka bitatu. Munyihanganire kuba ntangiye kubiteranya, hasigaye igihe gito. Dutangira igihe cy'amateraniro ubona ari igihe kinini, ariko burya ni gito cyane. Kuko mu mahame y'ijambo ry'Imana kuva mu itangiriro ukagera mu byahishuwe, ntago iminsi tuba turamara ushobora kubigeraho. Kandi reka nkubwire inshuti zanjye, dufite abantu benshi bazarimbuka bazize kutamenya, nubwo dufite n'abantu baziyobagiza. Nyamara icyo nabonye ni kimwe, Bibiliya turangira, nibura reka tubivuge, ibyo kuyobagiza bisaza kera, ariko nibura abantu babisobanukirwa. Mbese sibyo? Imigani 15, reka nkubwire uyu murongo ndawukunda cyane, nawe wenda ushobora kuba usanzwe uwuzi, ariko uyu murongo njya gutinya. Imigani 15, muzi ko ari isomo ryacu tugarukaho kenshi. Imigani 15 hari umurongo nasomyemo nkamusubiremo, ntacyo biratwara. Imigani 15 umurongo wa 10, hari wahageze ko mugira mugaragaza amarangamutima ko muhari? Murahari? Wakoze cyane. Imigani 15 umurongo wa 10, umuntu wiyobagiza ahanishwa igihano kibabaza. Siko muri kubisoma? Umuntu ugenza ute? Wiyobagiza. Hari abatabizi, hari ababizi biyobagiza. Umuntu wiyobagiza ahanishwa igihano kibabaza, kandi uwanga gucyahwa azagenza ate? Azapfa. Imana izabarinde gupfa. Mu izina rya Yesu, Imana ibarinde kwiyobagiza, kuko wiyobagiza ahanishwa igihano kibabaza. Ariko dufite n'abatazi, nicyo gituma dufikwiriye gufata umwanya tukigisha abantu. Harimo n'abatazi, ariko dufite n'abiyobagiza. Niki nifuje ko tuganira uyu mugoroba kuri wa muryango wacu tugarukaho. Nashakaga kubabwira ibintu bingana n'imyaka isimaze, imyaka isimaze kuva isi yaremwa, imyaka isimaze. Cyakora muzi ko mu gitabo cyitwa ubutumwa ku basore page ya 73 dufite abahakanyi batemera ibyirema, mu gihe twebwe twemeza ko isi maze imyaka 6,000 ko tubibara mu bumenyi bwacu buke bungana n'ingano y'imyaka yacu, cyangwa twifashishije ubushakashatsi, cyangwa tugasoma icyo Bibiliya ivuga, twemeza ko Imana yaremye. Nibyo? Ndabona mutabyemera. Murabyemera? Ngaho mbwira kubyemera. Muremera ko Imana ari umuremyi? Urakoze cyane. Aha twemera ko Imana ari umuremyi, muzi ko dufite abandi batemera ko Imana yaremye. Abo rero iyo tumaze ingano, iyo tubaze igihe isi maze, bo barabihakana bati isi maze za miliyari nyinshi, nuko murinjije ibintu byinshi kwa kundi bahakana. Ni cyigisho cya 73. Icyakora bakavuga kuburirwa kwirinda ubuhakanyi. Imana nsenga ibarinda ubuhakanyi, kuko kwirirwa uhakana ni iby'ubwenge. Kwirirwa uhakana, nasomye ngo igitabo cy'umuhakana Mana ngo yakoze ubushakashatsi bwe, ariko icyo acimira Imana ahubwo harakagwira abanyabwenge. Imana ihabwa icyubahiro. Harakagwira abanyabwenge rwose. Jya nkunda kubwira abantu 3 umuntu atinya mu buzima, kankababwira koko muzakazirikana abantu 3 ugomba gutinya mu buzima bwawe. Abo bantu 3 ukabatinyuka iyo cyose bagezeho, ukajoshaho akantu. Icyambere, mu bantu utinya mu buzima, ujye utinya umuntu wize. Dufite abantu benshi bafite imyumvire ngo nabize ntacyo bandusha. Barakikurusha cyane rwose, barakikurusha kinini cyane, kuko afite ibyazi wowe utazi. Icya kabiri, abo benshi babigaya anariyo myumvire miki ituma abana bacu muri iki gihe batiga bashizeho kuraje ngo nabize nta kazi. Ntabwo ari ngombwa akazi, uya rwose kuba warize birahagije. Kandi kirushimira Imana, mwabonye ko isi yose isinziriye itazi ibyo kuvuka kwa Mesiya, abanyabwenge barabimenye, kandi bidaturutse mu kubwiriza. Ngira ngo nakomeje kubingingira abantu twabanye. Igitabo cyitwa ibihamya by'itorero volume ya 6 kiturarikira kubwiriza abantu b'abahanga bize, abantu b'abacuruzi b'abahanga, abanyepolitike. Abo bantu bakeneye kwakira ubutumwa bwiza. Imana nsenga ibahumura amaso mubone uko mubageraho, kuko bo kubageraho biba bigoranye cyane.
koze iki biba bikoranye kuko imyanya barimo kubagiraho biragoranye cyane bikomeye cyane, ariko nabo bakeneye ubutumwa bwiza. Ndabona batabukeneye, barabukeneye kandi mukwiriye kubihutisha mukabagezaho. Niki gikomeye, isi yose isinziriye, nta bantu bari gutekereza ibyo kuvuka kwa Mesiya. Munyemere mbabaze, abanyabwenge barabimenye cyangwa ntibabimenye? Babimenye, nta vuga butumwa bajyabagezeho. Bo mu bushakashatsi bwabo bari kwipimira iby'ubumenyi bw'ikirere, bari gupima iby'inyenyeri, barapima bagiye kubona babona inyenyeri itagenze idasanzwe. Ubushakashatsi bwarakomeza, arashakashaka inyenyeri arayikurikira, inyenyeri azayikurikiye, ariko bahuzaga n'ubuhanuzi wenda bwagendaga bucisha mu matwi yabo ntibabwumve. Nyine umuntu ashobora kubwirwa ubutumwa bwiza bitewe n'icyari cyakabihakana. Wese ntimwasomye mu byakozwe n'intumwa, umugabo wita Pawulo agiye kubwiriza umwami Agripa, aramubwiriza Pawulo rwose agera ku ntego, ikibwiriza yari akizamuye neza. Nuko arangije ati none se Pawulo, ubwenge bwawe bwinshi buragushajije, none se nanjye urashaka ko mbe umukirisitu? Atubuzeho gato ukagenza ute? Nyemeza urumva, kandi hakari kabuze ninarige yuko ari umuntu ukomeye. Arangije ati umwami nako gake gakurweho. Gusa basomye ibyakozwe n'intumwa n'amagambo ababaje. Abantu bakomeye muri ubuzima bakwiriye gusenga cyane. Baranditse ngo bagifungura urugi Pawulo bamusubije muri gereza, agifungwa byiteka ryose ntiyongeye kubona undi mubwiriza. Ni ukuvuga ngo amahirwe asa rimwe ejo ashobora kutakugarukira. Niwumva ijwi ryayo ntiwinangire ikiyemwe imitima. Niki rero gikomeye dukwiriye kuzirikana cyane cyihariye. Icyo nagiraga ngo mumenye abantu batatu mutinya. Nakubwiye ko umunyabwenge, ariko muzi ko bagiye bagera i Yerusalemu, inyenyeri barayibura. Mu bushakashatsi bwabo barakomeza barashaka, bavuye Yerusalemu inyenyeri barongera bayibona, bageraho Yesu yari baramuramya avuga ngo amen. Rero umuntu wize ukwiriye kumwubaha cyane. Undi muntu mukwiriye gutinya cyane cyane, ababyeyi bantega amatwi ku rwego, ni umwana. Buriya umwana ni umutware. Dufite ababyeyi benshi kuko mufite ubushobozi kuri abo bana banyu, nimwe mufite amafaranga. Bakakubwira ku ishuri ikayi ryashize, maze umubyeyi akamuha yavuze Korowani, nanga ko mutayisomye, hama n'amagambo menshi cyane. Urukwiga usiga iki kamutongerera ukuntu. Ndetse kwiga amakuru y'ahandi yambabaje, ariko Imana ihindura amateka. Imana ihabwa icyubahiro. Umwana wari umuswa mu ishuri, murakibuka ko kantu umwana agafasha umwana w'umuswa mu ishuri kugeza igihe abantu bize uburezi ariko babaswa. Niko nabiso n'umuswa afata amakayi umwana yajugunya hasi, genda uri umuswa nta nicyo uzamara. Dufite n'ababyeyi baje babibwira abana. Mu gitabo dufite cyitwa developing, iyo ukomeje kubwira umuntu ko ari ikirigoryi abacyo, ntukaje ubwira umuntu. Niba umuntu, dufite abantu benshi bazi ko abantu bamugaye, nkaho nubwo yamugaye atamuhamagaye izina rye, agahora amuhamagara izina ry'ubwo bumuga afite. Niba yararemaye karema, Imana nsenga ibabohore. Kirazira muri icyo gitabo cyitwa developing, iyo ubwiye umuntu ko nta bwenge agira, ugakomeza ukabibusubiramo ko ntabwo agira, ubwenge bwe burabyakira koko akabubura. Imana ibakiza amagambo nkayo. Njya nibuka ahantu nigeze njya kubwiriza rwose nta migani irimo, ariko rwose ndibuka ngeze muri uwo muryango nsanga bafite umwana utavuga. Umwana yaramaze kugera ku myaka 4 atavuga. Noneho kuko atavuga hakumwita izina rye ngo ni Karage. Karakana kagakobwa keza cyane. Ntabwo yase kukimwumva, nta zina mwamwise batararifite, mwamuhamagaye izina rye. Ngira ngo rero umwana nje nanjye sintambo, nta bidasanzwe bindi byabaye, nta nisengesho ridasanzwe nasenza, ahubwo nuko nakomeje kwibaza uyu mwana niki ashobora gutinda kuvuga bitewe n'impamvu zitandukanye, ariko ntabwo bihita bihwana ko ari ikiragi. Ngatangira nkareba ururimi rwe, mwana ngatangira nkamukinisha. Ibyo mwero bibiri nahamaze, ndashima Imana ko nahavuye avuze. Umwana ari muri kaminuza, isaje mpamagara ati umukobwa wawe ntimana ishimwe. Urumva n'Imana yamukijije, sinanjye icyo nakoze gusa nuko nagerageje ngakina nawe nkamuvugisha, nshima Imana ko nasize avuga. Rero abantu benshi mushaka gutekereza ko ari birema abataremaye, ahubwo ni hungabana. Ngira ngo twarabibonye rikorerwa mu muryango. Icyo ndi kuvuga rero, reka ne gutinda muje mu nsengera nanjye ndanakabye. Niki gikomeye ndi kuvuga ngo uyu mwana mu byashaka kumufata nabi kuko ari we chef w'amafaranga, uri chef w'urugo.
ariko icyo utigeze umenya uzi ko wewe uzasanza umwana nawe ageze igihe cyo kuyafata ko batari kundeba bagabura ko muzi kuyimana burareka uko umwana ikayi wari muhagushizeho korowano ukavuga ibyaye none wowe uzasaza nawe arifite dufite ababyeyi babujije abana baba amahirwe barahaba ko mutanyikirije nabwo ntabahari kandi barahandi ubusimuzi ngo Bibiliya yapfuye kubyandika mu gitabo cya Zaburi 27 umurongo wa 10 ko ntekereza no atari wa 11 nubwo data na mama bazandika Uwiteka azandarura bivuze ko ushobora kunyaka amahirwe uri umubyeyi ariko ikimana yakuvuzeho kizasohora Imana ibaguhe kuguma mu masezerano ikimana yakuvuzeho Bibiliya irabivuga Yobu 42 umurongo wa 2 nzi ko Imana ishobora byose kandi buryo nta kirogoye imigambi y'Imana nubwo ababyeyi babijyamo uruhari bakaberereka ariko nta cyanogoye imigambi y'Imana none ndibuka ababyeyi benshi baguye abana nabo nabi akamubuza amahirwe yose umwana akamwagika umwana ntamwishimire Imana rero yamwatuye amahirwe ikayanyuza mu zindi nzira njya mbaza nk'ababyeyi buriya warahagitse umwana wawe washya kubona ukabona ageze ku rwego akabona imodoka ubu nkubaze wayigendamo ngaho sibiza uzayigendamo kuko reka nkubwire uzayigendamo ariko nawe uzaba ufite ipfunwe ntimukafata umwana ngo mufate nk'umuntu utazagira icyamara uwo mwari muzi ko yajugunye amakaye y'umwana hanze nko uwo mwana rero nawe atahazi ko ntacyo azamara ariko yatangaga ubuhamya ati ngezaho ati mbona ngiye muri korari ko mutavuga ngo amena aba umukuru w'itorero none hagize icyo maze Imana ihabwa icyubahiro yari umubwiriza butumwa ubwo se ntacyo maze reba uko bari kundeba ntacyo maze tekimaze kinini cyane nta muntu utagira icyo amaze wenda ashobora kutagira icyo amara uwo mwanya bivuze iki rero umwana ni umuntu ushobora guhindura amateka ye ibyo wamutekerejeho bikarangira mu gitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo kigwa cya 46 kivuga ikintu cyitwa imiryango Imana burya no umukozi w'umuhanga iduha inyandiko ikintu cyose yakigezeho yageze ku muryango umugore n'umugabo igeza naho umwe mu bashakanye ashobora gupfa maze hakabaho kwishumbusha undi uza mu kimbo cy'uwasinziriye mu muryango icyo kigisho cyitwa mukase n'abana bifite abantu rero bashaka muri ubwo buryo akigera ku mugabo we agahinduka umwanzi w'abana b'umugabo we ubwo ntabwo yizaniye akaga nawe ko mutanyikirije wagiye sutazi ko abana bariyo urafata abana nk'ibisimba muri icyo kigisho bavuga ko igihe umugore agiye gusimbura undi mubyeyi Imana yemeye ko asinzira n'amahirwe kuko abana ntabwo ari ngombwa bubyara kuko nabo hasanze n'ikiyemwe abana none ariho no mu Rwanda ku byapa ku muhanda fata umwana wese nk'uwawe ntabwo ari ngombwa ngo abari wowe wamubyaye nubwo utamubyaye mbese ashobora kukugirira akamaro ko mutanyikiririza dufite ababafata nabi umwana akamufata nabi kugira ngo ni umwana uzahinduka agahindura amateka ukumirwa uyu mwana ubona n'uje uragera ku mwana uje umwubaha kuko amateka y'umwana arahinduka mu bantu mutinya umwana ndabona mutabyumvise murabyumvise inshuti yanjye umuntu wa gatatu utinya ni umuntu usenga haleluya umuntu usenga nkubwire gusenga ko mu gushira hariya gusenga guhindura amateka y'isi Imana igahabwa icyubahiro umuntu usenga nicyo umunyamigani yavuze imigani 24 kanze nkubwire iri somo ushaka no kubutanarizi ko ribaho imigani 24:15 naho hafi mwihute tugendane mwananiwe kuhagera mwahageze imigani 24:15 wa munyabyaha we ntugace igico ku rugo rw'umukiranutsi ntugasahura ubuturo bwe kuko umukiranutsi naho yagwa karindwi yakongera akabyuka haleluya umukiranutsi naho yagwa kangahe karindwi yakongera akabyuka mu bantu ukinisha ntugakinisha umuntu usenga abo batatu mwabumvise mwakoze kubumva niki nashakaga kubabwira uyu mugoroba nubwo mbona bitangiye kunanira nashakaga kubabwira ibintu bingana no kwisingana icyambere mu gitabo cyitwa Uburezi page 261 nimuhagera muzasanga hari ibintu bibiri Mana yashiriyeho
rimwe binganya imyaka n'isi. Icyambere ariko muziko aho nahageze ndiko babwira ko hari abahakana ko Imana itaremye, ariko mbabwiye ko nabo babihakana bazemera Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Abanyabwenge ntabwo bagiye gusenga Imana, bagiye mu bushakashatsi bwabo, Imana ibageza ku cy'ingenzi. Imana ihabwa icyubahiro. Nzi ko muzashakashaka mukamenya agakiza, kandi Pawulo yandika ngo mushakashake mumenye ko mwamenya ibyo Imana ishima. Imana izabidushoboze. Noneho rero hari page 261 mu gitabo cy'uburezi, hari amagambo mato cyane kandi gato ntimugire ngo ni kenshi ndasoma. Isabato n'umuryango byombi byashiriweho muri Edeni, kandi ukurikije umugambi w'Imana byombi biromatanye, ntibishobora gutandukanwa. Haleluya. Isabato n'ikiyemwe n'umuryango ni ibintu bibiri byashe rimwe muri Edeni. Mwitangira igice cya kabiri cyangwa itangira igice cya mbere duhere ku murongo wa 26 turema umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Bibiliya yongera ngo umugabo n'umugore niko Imana ishiraho akadomo. Ubwo iri kubwira abakora ubutinganyi ko atari ko Imana biremye. Cyakora ngo bari gukora imyigaragambyo ngo ni igitsina cya gatatu. Cyakora icya gatatu ntacyo Bibiliya kivugaho. Hari icyo Bibiliya kivugaho? Ntacyo. Herutse kumva mu bakora ko ngo bari gukora imyigaragambyo ngo ako baha uburenganzira b'igitsina cya gatatu. Cya gatatu rero ntimubimbaze Florida. Ngi cya gatatu sinkizi. Icyo nasomye muri Bibiliya bagashiraho pwe umugabo n'umugore niko Imana yabaremye. Birangera mwororoke mugwira mugenza mute muzirisi. Abatinganyi bazagwira bate? Ngaho bazashira. Ibyaha bizicisha umunyabyaha. Urugo rw'umukiranutsi rurarinzwe, ariko ibyaha bizicisha abanyabyaha. Abaro mu gice cya kabiri bazagarurirwa ingaruka mbi kwiriye kuyoba kwabo, bitsindwa mu izina rya Yesu. Isabato umuryango byombi biromatanye. Itangira igice cya kabiri Imana ikimara kurema umugabo n'umugore ishiraho ikiyemwe isabato, barayiruhuka. Umugabo n'umugore baruhuka isabato. Imyaka isimaze niyo umuryango umaze. Imyaka isimaze niyo isabato imaze. Bivuze iki rero? Ukuyeho umuryango isabato iravaho. Nukureho isabato umuryango uravaho. Dukureho ikihe? Abona sinzi icyo muravuga dukura. Bose cyane ni ibintu binganya imyaka. Niki rero mu isabato kizamo kuri cya kindi nababwiye kare. Mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 11 mwihute hari amagambo navuze mu Heburayo igice cya 11, ariko nge sinjyayo ntimugire ngo ndabasangayo. Oya, niki havuga ku itegeko rya kane ry'isabato. Mu itegeko rya kane ry'isabato kuva 20 ndashaka ko mwiga amagambo habanza. Haranditse ngo mu minsi 6. Oya, wibuke kweza. Oya muvuge numva ariko mubumbura kanwa. Wibuke kweza kuva 20:8. Wibuke kweza umunsi w'isabato. Mu minsi 6 ujye ukora, uwa karindwi ugenza ute uruhuke. Ubwo mwumvise ibintu bibiri. Itegeko rya kane n'umuryango urashaka kubibahuriza, rihuriye mu bintu bibiri. Icya mbere gukora mu minsi ngahe 6. Bese ni ngombwa? Ngaho munyemerere mbabaze ni ngombwa? Bese umuryango urimo abantu badakora nawe ushobora kugira amakimbirane? Ko mucecetse yego? Mu bintu byangiza umuryango ubunebwe buza ku mwanya wa mbere. Niba hari ibintu tufite ntafitiye umwanya, cyakora ngera ku kintu nkumva noneho niho bimpaye umwanya wo kuzakibwiriza nk'ejo. Ejo namwe muzansengera igihe nzabirangiriza. Kuko reka mbabwire, niba hari ikigeragezo dufite muri iherezo ry'imyaka, n'abantu dufite badakora. Ngiye gusobanura itegeko Satani arwanya, muzumve ko ari naryo rikomeye kurenzana. Dufite abana b'abasore babyuka barara baryamye bakirirwa baryamye. Mwarabibonye, arara aryamye akirirwa aryamye, agapororondera no kumanywa neza. Ukabona ibintu byitwa kuryama. Cyakora muri ya mategeko y'abanebwe ngo nta mpanuka ibera mu buriri. Bese bari kwirinda impanuka. Ikibazo gikomeye cyane. Abana bacu bakabaho badakora, ariko twaraye dusubitse kubera igihe twakibuze, kugeza igihugu bunebwe abana b'abakobwa babushingirano. Ndababwiza ukuri nta kintu ashoboye gukora. Nibuka umwana w'umudogiteri w'umukobwa yarize muri Amerika, utagira ngo ni umuntu woroheje, ariko yabaho ntiyarazi guteka. Nuko rero nibamushingire, ntabwo yarahigeze aje mu gikoni yabaho, ariko boka byara abakozi n'abana b'abandi.
umukozi rero niba mumushingirane agezeyo nyine kuko atari umwana wawe igihe kiragera nigendera nuko umwana w'umukobwa rero naje gukata imboga ku meza ari ameza dukatira hasi nuko hanze hari kuri ari ameza manini ari gukata imboga abakasa agatoki ahita amafata telefone ati sheri ndikase ambulance muyizana bazana ambulance kubera agatoki yagakase nuko ambulance barayizana muziko arimo kugira gutabara agatoki sheri agatoki yagakase nuko aragenda aje mu bitaro agatoki baragapfuka harangijwe iminsi isigaye nukurya muri hoteli kurya rasi guteka ngira ngo mwarayimubonye amagambo nabasomeye ku mwana w'umukobwa yareka igifaransa yareka imibare ariko akabazi guteka neza agomba kubazi guteka neza ntabwo ariko bavuze ko ari ngombwa ko igifaransa ubutakizi ariko mbwira abantu mwubatse mu muryango igifaransa mubonaga kiri gukora miki ese ko mutanyikiririje ibintu bitwubakiye imiryango ni Cyongereza cyishize ntega ndabona mutari kunyumva ni Cyongereza se ahubwo inshuro nyinshi bagira ngo nukiga ni nk'ikimfabusa nuko nta mukubaka umuryango Icyongereza ndi imbere y'Imana nta purusa gifite ndabona mungaye noye mbagire nte muzabitekerezaho mu byagukeho ntabwo twavuze nayo magambo ntiyavuze ko bavuze ngo bibaye ngombwa ntabwo bavuze ko bakireka ntabwo ariko basobanuye ariko mu kubaka urugo Icyongereza igifaransa nibuze no kuvuga iringara Icyongereza si cyo cyihutirwa kandi abantu tumaze iminsi twigana mwabonye ko abantu benshi bazi ko amafaranga ariyo yubaka urugo mwabonye ari byo oya mwabonye ko amafaranga atari zo mbaraga urukundo ni imbaraga haleluya nibyo nasomye jewe nibyo nabasomye muri volume ya 6 ni ibiki rero bikomeye mu minsi 6 abantu hose agomba gukora iri tegeko ryirengagijwe n'abantu abakuze benshi ariho baryirengagije abana babasore cyane bo kabyara na dogita agitangira avuze ati abana basore bari hano basore banje nkunda umwana musore yirwa akoze mu mufuka akirirwa araho ariko hari icyo atari kumenya imyaka y'ubukure yiri kwiyongera ubwo mukanya birazamutse agize imyaka 20 biri kuzamuka 30 birageze ikibazo afite ni iki nta na mutikopa ashoboye kwigurira ntabwo ari ikibazo nabona mutabyumvise ntabwo ari ikibazo none bwo azabate ko amaze kugeza ku myaka 40 atarashaka ubwo isidoro ko yabicuritse ni iki ni umwana w'umuhungu maze kugera imyaka nka 40 akabona ni mwana w'umukobwa nawe nta kintu yibitseho kandi bagiye gushingiranwa bavuga ko bagiye kuvanga ivanga mutungo niki barateranya kusaba abantu ndi kubwiriza abasinziriye mbagenze niki barateranya ni ijipo n'ipantaro hari rumva ubaza abana banje abana bacu baranshimisha ati bahita ku murenge ati ivanga mutungo iki niki urukubyumva barareka mabwire mwakanguka mugatekereza rumva mu gitabo cyitwa ubutumwa ku basore igitabo cyitwa urezi kitubwira ko abana b'abasore bagomba kwiga kuzigama bakiga gukora kuko kugira ngo umuryango ubeho bisaba ibintu bitatu imitungo iva ahantu hatatu icya mbere imbaraga icya kabiri ubwenge icya gatatu umurage none nta murage agira ubwenge nabwo nanga ko mutari kubyumva n'imbaraga ntabwo yarazibuze ahubwo mwakurikiranye mu gitabo mama pastor yigeze atubwiririzamo cyitwuzuza imibereho yabyishimo n'umunezero nubango mvuko Imana yabigenye iyo bwije ubu tukaja kuryama tuba dukusanya imbaraga ariko bigusaba ko kare saa 11 uba uvuye mu buriri nushaka ubudafite ahuje ko ibyo bintu zabyubake mu bwenge bwawe ubyuke uje hanze iyo ugeze hanze ufata imbaraga zigufasha uwo munsi muzarebe mwebwe muziko mucuruza kuryama nanga ko mutari ko byumva dufite ababicuruza akaryama we uzareba aho uzabyukira nka 2 na 3 ubyuka unaniwe se mwabibonye se ubwo bivuze iki imbaraga wari wakoresha uwo munsi zashiriye hehe mu buriri Imana iguhe kubyuka nuko Imana yabigenye byuka kare nibigushobokera uhitire ko muri duje dufite abantu babanebwe bubatse ubunebwe mu bwonko arabyuka kutaza amatara nati yambyutse akari umutwurange ufite ikibazo ahubwo umugongo urukundo umuntu wese uriho muzima abyuka umugongo umurya abyuka umutwe urukumurya ariko uko abihase akaja muri duje ndashima Imana agira imbaraga
ibyo uzabigerageza uzabona ari ibintu byihuse cyane imbaraga. Noneho uyu mwana rero urageza kuri ya myaka 30 nta kintu ashoboye kwigezaho, azabigenza ate rero? Ni ugufata umugore, reka mvuge umuntu witwa Florida, ntavuga ndakarakara, w'imyaka nk'iyo mfite, umusore w'imyaka 30 akaja gushaka umubyeyi ungana na nyina, ubwo ngo niwe ugiye kumubera umugore we. Ibyo nabyo mvuze bizaza? Se mwansubiza niwe ndi kubeshya, bizaza? None munyemere mbabazi, uyu muntu witwa imyaka 30 na Florida w'imyaka, nta mugore uvuga imyaka ye. Dore ubwo bari bategereje ngo nayivuga ndagahwera. Reka mutankarikira ukuntu nanjye nababonye ukuntu mwemera ukunkarikira ntayo. Murasebye gusa. Shamwe mufite amatsiko ngo ndayibabwira. Reka kamubwira ubwo nukuvuga ngo aba bantu nimubahuza bazahurira he? Ko mutansubiza bizahurira he? Ntaho. Reka niba hari ikintu gihabanye ku isi ni uguhuza abantu batanganya imyaka. Noneho ikosa ririmo mu bya bitabo bya 10 mubona nshize ku meza, psychology yo igaragaza noneho n'ishyano rikomeye. Niba uri umwana w'umuhungu naba afite imyaka myinshi ku y'umukobwa, ariko gufata umwana w'umukobwa uruta umuhungu kabashingiranye uko zidega. Icyambere babyara abana batari normal. Muzabikora ubushakashatsi sindi kubabeshya. Ariko haherutse kunsetsaho gaseka ngahirimo n'umwana w'umukobwa rwose kwasha abana bako akiyica neza, akamabwiye ni nko kwiyahura. Imitungo itumugurisha ubuzima bwawe. Umwana w'imyaka 23 yashakanye n'umusaza w'imyaka 80. Nta kinda mukurikiranye uri imitungo suri kwishaka. Umuntu wese ufite ubuzima imitungo yayigeraho, ko mutanyikiriza ntabwo yayigeraho se. Ni ibitekerezo bigufi ufite cyane, ufata ubuzima bwawe ubushira kukuka umukaga bene karakagenda. Rero mureke basetse naje mva muje munsengera ninjye kubasura. Rero sanga yo mwana w'umukobwa urumva nanjye ni umwana waje. Noneho turicara turaganira mukanya museha baraje ndabivuga mpumye nuko yarahageze akinjira mu rugo arasoza tumushitsi yawe uraho ntiyego araje ku mwana w'umwuzukuru nguraho sheri nanye nuko mutumvise ko yavuze wiriwe Feri urumva hano ko harimo ikibazo. Nuko nawe jewe ibi byo ntibihura nese koko birahuye. Ni iki gikomeye kudakora. Dawidi atagiye ku rugamba uwo munsi niho Satani yamuhaye icyakora. Narabisomye muri cya gice nababwiye, yahise abona umugore woga witwa Batisheba yifuza gusambana nawe, niko mwabisomye. Arangije gusambana nawe umuntu ushaka umwana indara yibura, ariko iyo mu cyahayo iminota 3 ndabona mutabyumvise. Umva nayo ni myinshi cyane. Umubyeyi abaratwite inda batangira kwibaza uko bazabigenza, ari nk'ubu baba bayikuyemo. Reba uko bari kundeba kandi cyane kuvuga mu rukucyumva kuyikuramo birabananira. Ayigereshira kuri Dawidi, kuri Uriya birananirana kugeza ubwo yicishije Dawidi. Uriya wakoze cyane kugira ngo basibanganye ibimenyetso. Kubakira urugo rwawe ku marorerwa nkayo uriho urivuma. Nshuti yanjye uriho urakora ibintu bitazasoza. Amateka rero atweretse ko icyaha kimwe Yakobo nabivuze ngo uwishe itegeko rimwe abayishangana iki cyose. Aho yahereye mu bunebwe. Icya kabiri agiye gusambana, icya gatatu agiye kwica. Mwabikurikiye? Nuhanga igihe udakora uri gukora ibintu utari gutekereza. Icya kabiri aba bana bacu b'abakobwa banze gukora, dore icyo barageraho gikomeye cyane. 227 aka kantu nagasubitse nimugoroba kubw'igihe ubuho noneho kirushijeho nangwa na nimugoroba. 227 niko natekerezaga. Noneho twabonye ko nta kintu cy'ingirakamaro cyubaka ubuzima bwiza ku bagize umuryango kurenza ubuhanga umutetsi afite, bitewe n'ibyo kurya biteguwe nabi kandi bidafitiye umubiri akamaro. Umutetsi ashobora kwangiza cyangwa akica ubuzima ku bagize umuryango.
bivuze ngo igihe mwagize umugisha mwebwe mufite n'amafaranga jya bibabwira jye nagira amafaranga nkashaka umutetsi ntoraguye oye nanga ko mutazi agaciro k'ubuzima buriya ibintu byose Imana yabahaye ndashima Imana ko igikomeye cy'ingenzi ni ubuzima. Imana ibahe gukunda ubuzima bwanyu. Ikintu cyitwa ubuzima icya kabiri ibi mubona iby'umwuka nubwo tuzabishaka bitazakunda. Umuntu agira imirire mibi n'iby'umwuka ntibifata. Ngibi byanditse muri iki gitabo cyitwa Inama ku mirire n'ibyo kurya. Boneka soma aka kantu gato kamwe paji 178. Ubwo ngiye gusubika mwabonye ko Yonatana imaze munyihanganire subikira aha tuzasubukoresha. Abantu benshi bafite akamenyero ko gufata ifunguro rya mu gitondo ridahagije. Muzi ko iki kintu nakigarutseho. Ariko kigarutseho ngikuye mu migani 31 ngahihute ihute twihutane duhere ku murongo wa 16 ishimwe ry'umugore ufite umutima. Ubwo bivuze ko hari n'abagore akwesaba abantu batarahambagire ne batawufite barashingiye imitima bayisigayo. Ntayo bazanye kuko afite imitima si ibintu bikomeye cyane. Dore ko handitse umugore w'imico myiza ninde wamubona arusha cyane rwose Marijane y'igiciro. Haleluya. Nibuye rihenze. Umutima w'umugabo we uhora umwiringira kandi kubera biringiranye ntibabura kunguka. Haleluya. Hako ako kantu urakumvise kwiringirana k'umugore n'umugabo bibaha ubutunzi ntabwo babura kunguka. Ikindi umugore mwiza ahora agirira neza umugabo we igihe cyose akigenza ate akiriho. Haleluya. Kada haleluya amugirira neza igihe cyose akigenza ate akiriho. Ariko dufite abubatse imiryango nzamuhima yarabwiye bambwiye ngo nzamukina muri filime nzamukina ubuse uririgura mukina filime niba umugore ugabawe mudakundana na filime wakinye nawe ntayireba. Urumva nawe urukwirushya agirira neza bashakanye igihe cyose akigenza ate akiriho. Icya kabiri uyu mugore mwiza ashaka ubwoya bw'intama n'imigwegwe ariko ikiza gikomeye umugore mwiza anezezwa no gukoresha amaboko ye. Haleluya. Reka simba shikira. Haleluya. Ubwo abanebwe rwose baba mama dufite ababanebwe we umugabo asaga mu materaniro agasigara aryamye we nibirije nuko arangiza atukinge turufunguza urushira munsi y'uruki nuko umugabo ubwo arahumye nuko mutari kundeba se mwandeba yahumye ku buryo ari kwanga guhumura ngo umuyaga udahuha mu maso. Usiko nkumubaza umuntu w'umugore nawe nakabebe bari gutwikira ngo katicura umuntu w'umugore nuko rero yarangiza turufunguza munsi y'urugi bakarushira munsi y'urugi. Umugabo akizira amateraniro saa 12 n'igice turugutaha yagera mu rugo agakingura urugi akaba mugeza araryamye ataka kanyamuvuye yo. Niba hari ibyago gushaka umugore w'umunebwe ubigise ibyago nukuri hari ibyaha byinshi ariko cy'ubunebwe cyo kiragatsindwa. None umwumva uyu mugore ashaka ubwoya bw'intama n'imigwegwe ariko anezezwa no gukoresha amaboko ye ameze nk'inkuge z'abagenza asana ibyo kurya byabikuye kure abyuka kare butaracya akagaburira abo mu rugo agategeka abaja b'imirimo bakwiriye vuga ngo amen. Byuka butaracya akategura ibyo kurya. Abana rwose nibuka abantu baba mama urabona ufite umwana w'umukobwa ntashobora gukubura ntashobora guteka dufite n'abadafura n'imyenda yabo ntabona mutanyumvise atazi no gufura umwenda we ngo kereka ashatse uw'umufurira. Eko koko urumva kandi ari gutanga amasezerano no gushyingirwa. Mwana wanjye gushyingirwa urugo n'ikosi bisaba gukora nubwo waba ufite abakozi kajana ariko n'ubwenge bw'uwo mugore burakenewe ko mutansibiza ntabwo bukenewe. Mwana arica w'umukobwa ngirango iki kintu nagitinze abagabo bakwiriye gufata abana babo bakabatereningamo abagabo ariko n'abagore bakomba gutereninga abana bakobwa. Kubaka urugo ntabwo ari ikintu bakinisha kuko urugo rurahangwa. Ngambwira urakora n'imbaraga zose uzifite ukazikoresha ukabona byanakunaniye yabaga umunsi byananiye neza uzumwe nabyutse ndi kwitotomba saa 10 mba navuye mu buriri
saa 10 ndakora mbona akazi kananiniye. Umutware tuba duhuriye mu muryango ati mbese kuri kwitotomba ntubugore burananiye kunanira kandi wakoze umva urakora n'icyo ugakora ariko ukabona byanze. Ndabona mwe bitari byabananira je byarananiye kubyumva. None rero mwumve neza mu buryo bituma umuryango ugira amagara mazima bagomba no kurya. Nibyo toro nta kurya nta birimo se nibyo birimo. Abantu benshi bafite akamenyero ko gufata ifunguro rya mu gitondo ridahagije, ibyo bitaga ngo nugusamura. Oya si ugusamura murye, nyamara ubusibwa buryo bwiza bwo kwita ku gifu mu gihe cy'ifunguro rya mu gitondo. Igifu kiba kimeze neza ku buryo kiba cyiteguye kwakira ibyo kurya bihagije kurusha ibyo kumanywa cyangwa nimugoroba. Ni ikosa rikomeye kugira akamenyero ko gufata ibyo kurya bike mu gitondo hanyuma ugafata byinshi ku manywa na nimugoroba. Ngaho nshuti zanjye, nimutegura ifunguro ryanyu rihagije rya mu gitondo ribe rihagije nkaho rihagije umunsi wose. Vuga ngo amen. Babyita gufutura, nanga ko mutabyumvise. Mbese nukurya ukageza iyo niba udafite ibyo kurya byinshi ntacyo agapura kawe kamwe uje ukarya mu gitondo yose akugirire neza. Ariko buri mubyeyi wese agomba kumenya inshingano. Nababwiye abagize umwaka, umuntu acyabibuka mwarabibagiwe. Uwagize umwaka usinamubwiye dufite abantu b'abapapa cyakora disa abapapa n'imfura, nuko ako kumva ari kuvuga ngo cyewe ngo ibya mu gitondo sinabishobora, ngahita museka. Hari uwabiguhaye se? Ubundi hari ibyo wabonye ukabinanirwa. Urumva ntabyo wabonye nese warabirya ntabyo baguhaye. Reka mbabwire inshuti zanjye, Imana ibahe kwita ku buzima bwanyu. Ikintu naraye ntisobanuye ariko igihe cyagiye ntagisobanura, ubwo nibona akanya zakigarukaho. Ni impamvu bavuze gutegura umubyeyi w'umugore agomba guteka umukati neza. Muje kubyiga mu gitabo dufite cyitwa Guide des Aliments. Ubu ndigire ngo mbatume ku meza yanyaho murira, murasanga ibyo kurya murya nta binyampeke birimo, kandi ibinyampeke nibyo tugira gusa bigaburira ubwonko bugakura. Ubwo nyuma y'igihe gito abantu bose bazaba basaje mu bwonko, gihagararo gihari ariko ubwonko butakirimo. Ngira ngo rero inshuti zanjye, abantu bose bagomba gutegura ibyo kurya birimo ibinyampeke. Muzabisoma ku ipaje y'iki gitabo 118. Iminota yanje yashize. Niki gituma ngaruka ko abantu bagomba kugira umunezero. Umubwiriza fata Bibiliya, iri somo ndisubikireho, ejo tuzakomezanya aho ntagejeje kubw'igihe. Mu izina rya Yesu, Mwuka w'Imana bane namwe. Yemwe Mwuka w'Imana bane namwe. Bwamaze kwira. Mubwiriza 5. Bafite abantu benshi ngo bajya gusenga za Kanyarira, abandi ngo batsinze kamere ngo bageze aho Imana iba. Ngo bwira umuntu wese ushonje agira kamere kandi gusomere narabisomye ntago ndi kubihimba. Mubwiriza igice cya 5:12. Wahageze nambwire ngo ndahari. Hari ikintu kibi kibabaje nabonye munsi y'ijuru, nico butunzi nyirabwo yibikiye bukamutera amakuba. Ubwo butunzi bwe buragenda bumarwa no guhomba, kandi niyo yabyaye umwana ntabona nicyo amufumbatisha. Se muracyahari? Yabyaye n'umwana aburi cyagenze ate? Aburi cyamufumbatisha. Niko ndi kubisoma. Uko yavuye mu nda ya nyina ari umutumbure bizera, azagenda cyo nkuko yaje, ari nta nicyo azajana kibyaruhiye yatwara mu ntoki ze. Dufite abantu benshi bafite ibintu bagahora n'umushahara ntabona uko arya. Ubwo biranahoze nabwiye byo kujya mu gitondo. Ubu mbese nuko mwese mutanyegereye, mwese mwitanga ngo nta mwanya twabona. Igitabo cyitwa Uzuza imibereho yabyishemo n'umunezero, niki cyitwa Inama ku mirire. Urakoze kutabona umwanya wo kurya, ndashima Imana utazabura uwo kwivuza. Ntabwo uzabona umwanya wo kurya kuko bera akazi, ariko wo kwivuza uzaboneka. Ntabwo musubije uzaboneka. Mbese abantu kwa muganga baba batondetse, umwanya barawubona. Noneho ikanombeho nabonye barabashireho ekara nini cyane kuko abarwayi baba barimo baruta bari mu isoko. Kandi muri iki gitabo cyitwa Inama ku mirire bicukuriye imva n'amenyo yawo. Indwara nka purusa 99 twarwaye zaturutse ku mirire ipfuye. Ibintu simple gusa. Abimpanuka nibo bake. Bire byose by'amakanseri
biriya bintu byose by'amadiyabete nta kindi kibizana, ni imirire mibi, kutita ku buzima bwawe. Uko umuntu yavuye mu nda nyina ari umutumbure niko azagenda aricyo, nk'uko yaje ni nacyo, nta kindi azatwara mu ntoki. 15 icyo nacyo ni kibi gikabije, kuko uko yaje ni nako azagenda. None byamumariye iki gukorera umuyaga uwo muntu? Rero dore ibimenyetso bimuranga. 16 iminsi ariho yose aririra mu mwijima, abona umubabaro mwinshi, agira indwara, agira iki? N'uburakari. Wakoze kuntega amatwi. Uyu muntu ngibi ibintu bimuranga. Iminsi yose ariho yose ahora ari mu mwijima, ahora n'umubabaro, akagira umubabaro mwinshi, agira indwara, ariko agahora n'ikiyemwe uburakari. Hari umuvandimwe ngira w'inshuti yanjye, niyo hari ndabivuga muranyihanganira, yarakoze abo mukire komeye cyane, ntacyo nitayeho nibitanagaruka aho ntagejeje Yesu arahari. Simuri kunyumva, ariko kubera yagize diabete condition, kurya ni condition, murabizi. Noneho maze nkamubaza, ntese ibi bintu ufite wabikoze mu gihe kingana iki? Ati fura nabikoze imyaka 17. Ariko 17 gutwara imodoka, yazanaga ibintu Kigali, akongera agasubirayo nijoro, ngo nta kurya, nta kubaho, nta gusinzira. Diabete tiwavaga ukajyayo. Ubwo baba baduteguriye ameza yuzuye, wari kurya igitoki kidatonoye, nanga ko mutababaye. Nembabaza, iwawe baba bari kurya amoko yose y'ibiryo wowe utarya, wabura kubabara? Wababara nawe. Nagiye 17 nansura, dore icyo nabonye kibereye umuntu cyiza kandi kimutunganiye, no kurya, vuga ikindi, no kunywa, kunezezwa n'ibyiza by'imirimo yawe yose, vuga ngo amen. Tushima Imana, abantu Imana yagiriye neza, ikabaha amasambu, ikabaha amaetaje, uzareba ikigera imbere y'iyo nzu yawe umva uvuze ngo iki yemwe amen. Ibintu birezeza ni bitatu, ndetse na Yesu yabisubiyemo, kandi jewe jansenga Imana ngo Imana izabime. Icyambere, nibigushobokera ujurya neza, nanga kudafashishwe, mbese no kurya ubibonera umwanya, wicare urye neza. Icyakabiri, kwambara neza, nanga ko mudafashijwe, wambara neza rwose, umve urambaye mbe, umve mbese ugenda, kuko iyo umuntu yambaye nabi nigiye guhura n'umuntu umva wamwihisha, ariko iyo wambaye neza ujaga kwiramukesha n'umuntu. Kwambara neza ni Yesu wabivuze, sinjye mbivuga. Icyakabiri, kunezezwa n'imirimo y'amaboko yawe. Njye nihingira ibiboga, yongeza mu rugo ntaraja mu nzu, manza ntaje kureba ibiboga byanje. Ibiboga nanga ko mutabyumvise, imboga nazo ni nziza, urazihagaramo ukareba ukavuga uti mwese no mwese Yesu agira neza. Biri muri Zaburi 103. None rero ukanezezwa n'imirimo yawe, imirimo y'amaboko yawe ukorera munsi y'ijuru iminsi yose ukiriho. Iyi Imana yahaye umuntu wese iyo Imana yamuhaye, kuko ibyo nibyo mugabane we. Siko muri gusoma 18 ni nawo shaka cyane. Kandi umuntu wese Imana yahaye ubutunzi, ikamuha ubukire, vuga ngo amena, maze ikamuha kugenza gute? Aigamana nsenga ngo mbasabira umugisha mukawanga, Imana ibahe no kubirya, ko dufite abantu benshi bakize ariko ntibabirya no kubirebesha. Vuga ngo amena ubwo ukibirya, gira ngo ushurya mbye, nisineserewe, nyumve ntabwo ari amashengo, dore ngibi. Kandi umuntu wese Imana yahaye ubutunzi, ikamuha ubukire, ikamuha kugabane we, akanezezwa n'umurimo we, ibyo mvuze n'ubuntu bw'ikiyemwe bw'Imana. 19 Imana izagwiza umunezero mu mutima we, bituma atibaza cyane iminsi azamara akiriho. Imana ibahe kunezerwa, ntimunezerewe, Imana ibahe kunezerwa. Ubu impamvu muri Rwanda kwanga ngo ibahe kunezerwa, Imana kuba ngo twe turabakene, ayi ngo wiyaturireho ibibi we, nawe uri umukire mu izina rya Yesu, nta kibazo, kuko abakire ni batondeka ibiryo by'ubwoko 20. Jewe natetse imboga n'ikijumba sawa, nanga ko mudafashijwe. Bibiliya ivuga ngo kubaha Imana ugateranyaho umutima unyuzwe bihwanye n'inyungu nyinshi. Haleluya. Rero ibintu byose urya nta kibazo kirimo. Icyo shimira Imana, umuntu wese ufite ubuzima niki ni umukire.
mwakoze kubana nanjye, mwakoze kubana nanjye muri uyu mugoroba. Amahoro y'Imana abe hagati yanyu, kandi aho ntageza kubwigishe mwicuku by'ijoro musinziriye, umwuka w'Imana aje atugenderera, atuganirize, atwagure. Ariko mubonye ufite umutima unezerewe, ahora hehe birori. Umuntu wariye akanywa rwose aranezerwa, bituma atibaza imyaka azamara. Nicyo gituma iyo tubwiriza ubutumwa bwiza dukorera isi nk'abarayitahanmo none, ariko naho twatinda tugowe neza, twatsinze icyaha, dufite amahoro yo mu mutima, tubanye amahoro n'abantu bangana iki bose. Ndashima Imana ko nezerewe. Urakanezererwa Imana nawe. Amahoro y'Imana bane namwe. Nshuti zanjye ndabakunda. Duhagaze turareka abashyitsi bacu, muzi ko dufite umatizo ku isabato, teka turabivuga. Turararikira abantu batari biyandikisha kuzana imbere, namwe turabandika tubongere ku bandi, kandi mwarakoze kubana natwe muri aya materaniro. Uwiteka abaha amahoro. Haleluya. Ndi kubasabira umugisha. Uwiteka abaha amahoro, abamurikishirize mu maso he, abarinde, kandi mugubwe neza mu izina rya Yesu. Turarike umuyobozi wacu usenga buheruka kugira ngo dusoze aya materaniro y'umugoroba. Mwami umugisha wawe uhera boso busa, ndakwinginga ntufiteho harikumbire none. Twifuzaga abashyitsi ko batera intambwe bakaza, tugiye kuririmba igice kimwe, baze niba bataje dusenge. Sije mubyeyi mwiza ibyaha byandembeje, nkwiriye gucibwa rwose ariko mbabarire. Reka dusoze gahunda y'umugoroba. Reka tugushime Uwiteka Imana ikomeye, tugushimire kugira neza kwawe Mwami wabanye natwe, tukaba tugeze kuri uyu munsi tugihumeka umwuka w'abazima. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Tugushimiye umugisha waduhaye muri ibi byumweru byenda kurangira bibiri, waduteranirije muri iki kibanya Gasani buri nimugoroba, uduha umuvandimwe kugira ngo atwigishe ibi byigisho byiza. Uwiteka turakwinyize kugira ngo ntitugatahiraho, ahubwo ibi byigisho bizatubera impamba n'urwego bizatugeza iwawe mu ijuru. Sabiye Nyagasani aba bana bawe bitanze aka kanya, hari ababatijwe ku isabato kandi hari n'abategereje kuzabatizwa ku yindi.
Uwiteka turaguhamagaye kugira ngo ubabere ingabo ibakingira. amen Nta kindi Satani akora usibye ubushukanyi. Uwiteka uzababe hafi, amen ube hafi natwe dusa nkaho twahageze kera. Uduhe kwihana, amen uduhe kukugarukira, uduhe Nyagasani kuba uturinde kuba abantu bakingiriza abandi, tugaragara ko Nyagasani twe twamaze kugerayo, ahubwo Nyagasani badusange, basange natwe twizeye, maze nabo bagendere muri icyo kirenge, maze Uwiteka ugiye kugaruka uzasange dukijijwe, maze tuzagusanganire ku ntebe yawe y'imbabazi, maze Nyagasani duhabwe umugisha nawe. amen Ubane n'abayobozi bacu b'iri torero, ubane n'uyu mubyeyi Nyagasani witanze akaza kutwigisha ibyigisho bikenerwa na benshi kandi babuze, maze Nyagasani n'abatari bagera ahangaha Uwiteka ubararike, Mwuka Wera abararike, maze baze bumve ibyigisho, maze imiryango yacu imererwe neza. amen Bana natwe muri aya masaha y'ijoro, ubwo tugiye gushenguruka ahangaha, utujyane utugeze iwacu amahoro. Amen. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.